nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uno munsi wa none tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru y'ingenzi kandi agezweho kugeza kuri munsi cyangwa se kugeza kuri izi saha. Turanyarukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ndibanda muri Kivu ya Majyaruguru. Imirwano ikomeye cyane yongeye kuba yahagaragara cyangwa se yongeye kuba yahumvikana. Mw'abantu mwe ibintu bikomeje kurusha kubera bibi cyane cyangwa se gukara ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 cyangwa se AFC mu 23, aho igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC bakomeje kubagabaho ibitero bikomeye cyane. Imirwano yongeye kubura kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko amasasu yaba ay'imbunda ziremereye ndetse n'ay'imbunda zoroheje arimo arumvikana hano hafi neza na Rubaya, ndetse kugeza muri Rubaya imbere indani ibisasu byatangiye guturika cyangwa se byatangiye kumvikana muri kano gace nk'uko amakuru atugeraho arimo kurushaho kubitangaza. Nyaboneka mw'abantu mwe FARDC ntabwo ari igisirikare gikinishwa cyangwa se ntabwo ari ingabo zo gukinishwa. Ubu tuvugana batangije urugamba rukomeye cyane muri tuno duce kabisa. Amakuru atugeraho arahamya neza yuko ibice bigera ku 9 byose byongeye kwisubizwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikorwa mu kanya gato cyane, mu kanya nk'ako guhumbya, kubera yuko urugamba rumaze iminsi 3, lokalite zigera ku 9 AFC 23 barazambuwe da iminsi 3 yonyine amasaha 72, lokalite 8 zari zamaze gufatwa. Iya nyuma yafashwe ku munsi w'ejo mu mugoroba, na yindi ni Kibabi. Ahangaha rwose murabizi ko ku munsi w'ejo masaha nimugoroba twari turimo twiyamira tuvuga tuti Kibabi tombe kubera yuko already byari byamaze kuba byakorwa. Ngiye kukunyuriramo ibice byose bimaze kuba byafatwa mbere yuko ngaruka ku makuru ndimo nakira. Mbona ko ngo ikintu bita AFC 23 yakomeje guhura n'uruva gusenya, yakomeje gutakaza aba officier bagiye batandukanye, ndetse amakuru agahamya ko ubu tuvugana kilometero 2 zamaze kuvaho, twaraye ari kilometero 10. Muri kilometero 10 ebyiri zimaze kuvaho. Report iravuga yuko njya nubaba ngo report na magerese aho bita Kibabi Gare Tombe, ariko kandi nanone Kinigi ni agace ka mbere kamaze gufatwa. Kinigi kuko urumva kugira ngo ugere Kibabi ubuvuye Kinigi yabanje gukurwamo. Kinigi yakuwemo Nyakigano, yakuwemo Kawere, murabizi twanabigarutseho. Cyugi agace kari kagaragayemo nyeshyamba bongeye kuzikuramo mu gihe gito cyane, aho bita Muho, Bukumbirire, aho bita Gasenyi. Ibyo byose ni lokalite zo muri teritwari ya Masisi zambuwe bano barwanyi ba AFC M23. Ubu vuba bidatinze, murabizi bwa mbere bakoze sirikire bakubitira ngaha Kazinga ndetse na za Matanda. Rubaya barayizenguruka bayishyiramo hagati bayigira nk'agacuma, ariko nkeka ko kuri uyu munsi nkurikije ibice birimo gufatwa nta bintu byo kuvuga ngo ni zigizage, nta bintu byo kuvuga ngo sirikire cyangwa se ngo triangle. Gahunda ihari namwe murimo kuyibona ni ukwinjira muri Rubaya bapiga basoramo aduyi, ni ukwinjira muri Rubaya basoramo kabisa zino nyeshyamba za M23. Niyo gahunda iriko iragaragara cyangwa se ikomeje kugaragara hano kuri front line. Intwaro zikomeye cyane zamaze kugezwa ku birongo imbere ku rugamba, nkuko amakuru ari kutugeraho arushaho kugenda bitangaza rero. Hanyuma muri iyo mirwano imaze iminsi hari bimwe mu bice abarwanyi ba AFC 23 bavuyemo kabuno nta maguru, birukanka bakizwa n'amaguru, barabisiga babisigira igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ariko amakuru akavuga neza cyangwa se amakuru akemeza ko hari n'ibice byabereyemo imirwano. Nk'iyi Kibabi yavugiyemo ikintu bita amasasu menshi, yavugiyemo guhangana gukomeye cyane
M23 badashaka kuyitakaza, kandi nanone Wazalendo ndetse na FRDC bavuze bati ntabwo dushobora kuba twaharekuza. Biravuga ko rero abarwanyi ba AFC23 bamwe batakarije ubuzima, nawe usangira n'udakoramo. Wazalendo na FRDC nabo hari abo batakaje, ariko urumva ko umuntu watsinzwe akagera ku rwego ata defense agasubira inyuma ntagiye muri byinshi, muriyumvira uko biba byagenze cyangwa se kiba cyabaye. Mwabantu mwe murumva icyo mu by'ukuri ingabo ziba zakoze ntibintu bidasanzwe, niba bitoroshye gufata umusirikare ukamukura ahantu aba yashinze ibirindiro. Murabizi ko bita batera sto musanga ibice bya Cyugi ejo bundi baherutseyo batanga amabati n'ubundi, ariko n'amabati batanze n'ubundi se ko ari ayabo, batanga amabati. Abanshi mu baturage bavuga bati rwose n'undi n'imitungo yacu nimo kutugaruza mukora mu mabuye yacu. Nyuma yo gutanga amabati bagiye za Kinigi, ibyo bice byose rero Bahati Erasto musanga amazi minsi ajyamo agatangamo za speech, ndetse akerekana ko nyine bamaze kubifata cyangwa se kubyigarurira niyo myanya cyangwa se nibyo bice bongeye kwamburwa. Mwabantu mwe ngira ngo mwagiye mubyumva, bivuze ngo abasirikare ba AFC23 baje bagatanga icyo nakwita nka ramfuro cyangwa se ubufasha. Sinzi niba kuri uyu munsi baraza kongera kugaruka, ariko ari amakuru avuga ko mu mujyi wa Goma hari amakamyo yaje gusohokamo ndetse n'abarwanyi benshi agana ku munsi w'ejo. Bishoboka ko abangaba nabo bashaka ko bagiye kwerekeza muri no territoire ya Masisi kugira ngo barebe ko bahangana n'ibi bitero. Byibuze ubu amahirwe M23 isigaranye, amahirwe uyu mutwe usigaranye ni ugufunga iyi coalition niyinjire rwose hano muri kano gace ka Rubaya. Naho ubundi nibaramuka badakoze ibyo ngibyo, aba bahungu bakabinjirana, mutangire mubare cyangwa se mutangire muvuge ibindi kuko biraza kuba bitoroshye. Mwabantu mwe biraza kuba ari ibindi. General Sultan Emmanuel Makenga arasabwa imbaraga nyinshi cyane, arasabwa ingufu, ibintu byo gufata uwo bita Rasto Bahati musanga umusivile akamutuma akamubwira ati genda uvuge gutya na gutya, bikarangira n'amabanga ayamereye. Mwabonye yuko ejo bundi aha ubwo bita Mpati mu ijambo yaravuze ngo reka ngo nubwo ngo bitari ngombwa ko ngo ibi mbibabwira ngo ariko ngo reka mbibabwira. Urumva yo n'amabanga ya gisirikare yararimo ashyira hanze. Hari amakamyo menshi cyane ngo yarakomeje kuza ya AFC23 n'abarwanyi benshi ngo bafite gahunda ikomeye cyane yo kurasa Wazalendo muri utwo duce za Nyange ndetse n'ahandi. Hanyuma uyu mugabo ayo makuru ayashyira hasi, ayashyira hanze. Aho ngaho ni ukuvuga imigambi y'abasirikare, kandi nibyo bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba ricishe isuka. Ibuye ryagaragaye ntago riba ricishe isuka. Ahangaha mu by'ukuri biravugwa neza ko mu by'ukuri uwo mugabo nyine ari mu bakoze cyangwa se mu batumye kino gisirikare kugeza n'izi saha barimo baratsindwa ku rugero rungana gutyo. Umugabo rero bita General Sultan Emmanuel Makenga aribyo nababwiraga, ibyo birarangiye natagira icyo ahindura. Iyi special force ikomeye cyane, ihibu special force yiyizi hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibitwaro bikomeye cyane birimo gukoreshwa, ntabwo biri buze gusiga amahoro cyangwa se kugwa amahoro bano barwanyi b'uyu mutwe wa AFC M23 mu gihe batagize icyo bakoze cyangwa se badashyizemo imbaraga. Ibyo rero biri ku mutwe wa General Sultan Makenga, naho bundi ibye biraza kumurangirana kabisa, biraza kumurangirana. Arasabwa ingufu zikomeye cyane. Uwo bita Colonel Nanga ni umwe mu bifatanyije n'inyeshyamba za AFC23, bikavugwa ko mu by'ukuri bitari buze kumworohera habe na busa nawe, kubera yuko benshi mu bo binjiranye muri AFC23 ngo bagiye bava muri zino nyeshyamba baragenda, ndetse bikanavugwa ko cyangwa se bigatangazwa yuko
n'abataragiye n'ubundi bari mu nzira yo kwigendera. Muri tuno duce dusatira Rubaya twakomeje kugenda twumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Aya makuru arimo guturuka hano muri Kibabi yanemejwe n'igitangazamakuru gikomeye cyane gikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gikunze gutangaza inkuru zigiye zitandukanye. Bavuga yuko bafite gihamya ifatika yuko koko iyi Kibabi yemejwe ko yafashwe na FARDC ndetse na Wazalendo nyuma yo kuhakura abarwanyi b'umutwe wa AFC mu 23 bari bahamaranye iminsi itari myinshi, kubera yuko bahafashe nabo nyuma yuko bahambuye uruhande rwa Wazalendo rwari rwahafashe. Nta minsi myinshi ishize mu by'ukuri aba nabo rero bakaba bongeye kwigarura kano gace, ndetse bemeza ko badateze kusubira inyuma cyangwa se kurekura, aho bavuze ko ahubwo hari gahunda ikomeye cyane yo gukomeza imbere kugira ngo bashimangire ifatwa rya kano gace ka Kibabi, nk'uko bigarukwaho cyangwa se bitangazwa na bamwe mu batangabuhamya bakurikiraniye hafi bimwe mu birimo kubera hano nyine muri kano gace, nk'uko amakuru agenda arushaho kubitangaza. Rero ni Kibabi, ni igice cyamaze kuba cyabatombe cyangwa se navuga yuko cyamaze kuba cyafatwa nk'uko birimo kurushaho kugaragazwa, ndetse ikigeretseho igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FARDC, aricyo FARDC na Wazalendo, batangaje yuko bafite gahunda ikomeye cyane ngo yo gukomeza kwigarura n'imyanya igiye itandukanye ya hano muri kano gace. Biravuga ko mu by'ukuri AFC 23 yatakaje lokalite zigera ku 8, lokalite 8 zose ngo izi nyeshyamba za AFC M23 baba bazambuwe, rero zongera gusubira mu maboko y'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bihombo bikomeye cyane AFC 23 yaba ihuye nabyo hano muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi, nk'uko mu byumva cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa rero, cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho. Mu bigaragara kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza izi saha, mu by'ukuri AFC M23 ikeneye ingufu zo kongera kwisubiza kano gace kafashwe, nyuma yuko bivugwa ko hafashwe kubera yuko ngo byaje kugorana cyane, kuko ngo habaye imirwano yamaze iminsi igera kuri 3. Kafashwe ahagana ku munsi w'Icyumweru, ariko bivuga ko kuwa gatanu hari harimo kubera imirwano, ndetse no kuwa gatandatu nabwo imirwano iza gukomeza, biza kurangira ku Cyumweru aribwo Kibabi ibashije kuba yafatwa cyangwa se yajya mu maboko y'uruhande nk'uko bigarukaho cyangwa se bitangazwa rwa leta y'i Kinshasa. Urumva ko byasabye ingufu zikomeye cyane ndetse n'ubushobozi buhambaye kugira ngo kino gice kibashe kuba cyakwigarurwa cyangwa se cyamburwe umutwe w'inyeshyamba za AFC M23. Bikavuga ko icyaje gukurikiraho cyangwa se ikiriho nyuma y'uko ibi bibayeho, ibi byatumye abaturage benshi bava mu byabo. Abaturage benshi rwose ngo bavuye mu byabo bahunga nyine iyi mirwano ikomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi. Hanyuma rero nk'uko natangiye mbikubwira kuri frontline, imirwano ubwo mwumva ikomeje kugenda iba. Biravuga ko mu minsi mikeya itambutse hari amakuru avuga yuko mu mujyi wa Goma Colonel Nanga ndetse n'abandi bafatanya bashobora gusigara bonyine muri uyu mujyi, kubera yuko bamwe mu barwanyi benshi cyane barwaniraga uyu mutwe wa 23 baba bakomeje kuwureka rwose bakifatanya n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko bikavuga ko bamwe mu bari gusanga AFC 23 bayivaho bagasanga FARDC, ngo bamwe bahoze mu by'ukuri n'ubundi bari muri kino gisirikare baza kwisanga bari muri AFC 23, bakavuga ko rero bamaze guhitamo ko bagomba gusubira mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ariko atari bo bonyine gusa, hari n'abandi n'ubundi binjiye muri zino nyeshyamba, ariko batangiye kugenda bamanika amaboko rwose bashyira intwaro hasi, bakareka gukorana n'inyeshyamba nk'uko bitangazwa cyangwa se bikomeza kugenda bivugwa. Iyi rero ni intambwe ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragaza cyangwa se yerekana yuko
inyeshyamba za AFC M23 zikomeje gutakaza abarwanyi benshi cyane, ndetse bamwe bamaze kubona ko mu by'ukuri ibyo nyine bagiye babwirwa cyangwa se ibyo batangarijwe bitari ukuri habe na gato. Nyuma y'uko Buhimba muri teritwari ya Warikare havugwaga imirwano, kuri ubu ngubu amakuru aramutse avugwa, biravugwa ko muri teritwari ya Warikare units za FARDC ndetse na Wazalendo zaje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri AFC M23, ndetse bakavuga ko uyu mutwe hano muri kano gace wagabweho ibitero, ndetse hari n'abasirikare bavuga ko ngo bashyigikiye uyu mutwe wa AFC M23, bivuga ko ngo harimo abungabo z'u Rwanda baba kabisa rwose ngo bari muri tuno duce aho bita Katobo ndetse n'aho bita Ihula. Utu duce turi kuvugwamo imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo mu masaha mu by'ukuri ya nimugoroba. Bivuga ko ibitero bikomeye cyane byahagabwe, yewe bikavuga ko byagejeje mu masaha ya nijoro hakiri ubwoba bukomeye cyane, kubera yuko FARDC ndetse na Wazalendo bari bakomeje kugenda bategura kandi bagaba ibitero mu by'ukuri kuri kano gace. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi biravuga ko kano gace gaherereye muri groupement ya Kisimba, no kuvuga Katobo ndetse na Ihula, tuno duce twombi uko ari tubiri ku munsi w'ejo twagabwemo ibitero, ndetse ibitero byari bikomeye cyane, ibitero bitari bisanzwe nk'uko bivugwa, byafatiwemo ibikoresho bimwe na bimwe, ariko utu duce tukaba tukiri mu maboko cyangwa se tukigenzurwa nk'uko bigarukaho cyangwa se nk'uko bitangazwa na AFC M23, kubera ko ibitero byagabwe ntabwo byigeze bisubiza inyuma cyangwa se ntabwo byigeze bibasha guhangara rwose uruhande rw'inyeshyamba ngo babambure kino gice, nk'uko amakuru arushaho kugenda abitangaza cyangwa se amakuru arushaho kugenda abivuga. Hanyuma rero nyuma y'uko imirwano muri kumva hano muri kano gace muri teritwari ya Warikare, nyuma y'uko harimo kuvugwa imirwano ikomeye cyane, andi makuru arimo kutugeraho aremeza neza cyangwa se aragaruka ku nkuru zivuga yuko hari ibindi bice bikomeje kuvugwamo icyo navuga nkaho mu by'ukuri ibintu bitoroshye, cyangwa se birimo kugaragara ko ari imyiteguro y'urugamba. Ni mu mujyi wa Goma havuzwe inkuru zikomeye cyane, ariko ni inkuru zatangajwe na bamwe mu bayobozi ba AFC M23, bamwita Colonel Nanga. Uyu mugabo rero ni fondateur ukomeye cyane w'icyitwa AFC, cyaje kujyamo M23, hajyamo Twirwaneho ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Yahishuye rero ko buriya ngo bafite amakuru yo kugaba ibitero aho bita Beni, nawe uri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho kugeza kuri ubu ngubu harimo gukorera ubuyobozi mu by'ukuri ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru buyobowe na Guverineri Somo Kakure mu rwego rwa gisirikare. Colonel Nanga Yabura rero yavuze ko iki gice nacyo batagitinya vuba bidatinze ngo bashobora kwagaba ibitero, kandi ibyo bitero bizasiga bigaruriye iyo myanya. Wowe udukurikiranye ndagira ngo utubwire cyangwa se udusobanurire koko niba ubona ko AFC M23 izabasha kwigarurira Beni. Muri Kibabi ni naho twari turimo dukomoza rero, nagira nkubwire kuri iyi nkuru yatangajwe na bamwe mu bari hano muri kano gace, ati umujyi wa Kibabi ari nawo murwa mukuru w'itsinda rya Mupfunyi Kibabi rere muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru wafashwe n'ingabo za leta ya Brigade Demokarasi ya Congo arizo FARDC. Izi ngabo rero zari zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yazihuje n'inyeshyamba za M23. Nk'uko amakuru yatangajwe ngo imirwano ikaze yatangiye mu ijoro ryo kuwa kane rishyira ku wa gatanu, aho FARDC na Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 biherereye muri Kibabi. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, ingabo za AFC M23 zaje gusubira inyuma mu gitondo cyo kwa gatanu, zerekeza mu mujyi wa Rubaya uzwi cyane kubera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ifatwa rya Kibabi rije rikurikira urukurikirane rw'utundi duce FARDC na Wazalendo bavuga ko bamaze kwigarurira kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Muri utwo duce harimo Katoyi Centre, ako ni aka mbere, harimo Kinigi, ako ni aka kabiri, harimo Nyakigano, ako ni aka gatatu, Kawere ni agace ka kane, Cyugi ni agace ka gatanu, Muho ni agace ka gatandatu, Bukumbirire ni agace ka karindwi, Gasenyi ni agace ka munani. Bivuga ko twavuye mu maboko ya AFC M23. Ubwo bivuze ngo tuno duce tuvuze haraguru twongeyeho akangaka kafashwe ka Kibabi, ni uduce 9 tumaze kwamurwa AFC M23.
Abakurikirana ibibera muri kariya karere bavuga ko ifatwa rya Kibabi rituma ihuriro rya FARDC na Wazalendo ryegera cyane umujyi wa Rubaya kilometero 10, ufite akamaro gakomeye haba mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu bukungu. Rubaya ni kamwe mu duce tw'ingenzi tw'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Masisi, bityo kugenzura aka gace bikaba bifite agaciro gakomeye ku mpande zihanganye.